Mu gihe u Rwanda rukomeza gutera imbere mu nzego zitandukanye zirimo n'iz'ubuzima, hari impungenge ko hatagize igikorwa ku mitangire ya serivisi n'ibikorwa remezo by'ubuzima mu myaka mikiri imbere byaba biri mu gihombo kirimo isenywa ry'ibitaro biri kubaka ubu n'ibyamaze kubakwa. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo ikinyamakuru topafricanews.com cyamenye ko abayobozi b'ibitaro hirya no hino mu gihugu bugarijwe n'ibibazo bitandukanye ku buryo bidakurikiranwe byazagenda bigira ingaruka mbi kuri serivisi zihabwa abarwayi. Mu nama yari yahuje abakozi b'ibitaro bitandukanye ariko yari igamije gushima abo mu bitaro bya Kibagabaga na Masaka nyuma y'amahugurwa bari basoje amezi 6 agamije kunoza ireme rya serivisi zihabwa abarwayi muri ibyo bitaro. Abayobozi b'ibitaro bagaragarije Minisiteri y'Ubuzima ibintu bikomeye bitakunze kuvugwa nyamara bibangamiye serivisi z'ubuzima kuko bavuga ko hari n'ababizira mu maherere. Dr. Kanyankore William uyobora ibitaro bya Gisenyi yagaragaje ko uburyo ibitaro biri mu Rwanda byubatsemo ndetse n'uburyo bikomeza kubakwamo hatagize igikorwa mu myaka iri imbere asanga ari ukubisenya kuko bitazabishoboye kwakira imeze neza. Ndibaza ko Edward yambere umuhamya ko nta gishushanyo mbonera dufite mu gihugu cyacu cy'ibitaro ku nzego zitandukanye, yaba centre de santé, ibitaro by'akarere, ibitaro bya province, ibitaro bya rifaro. Hagomba kubaho ibishushanyo mbonera by'ibitaro twifuza bijyanye na accreditation cyangwa ibi byose duhura nabyo, IPCs, ibiki, inyubako, ibyo twifuza, imesero, ibintu byose, morgue aho igomba kuba located bikaba bishushanyije. Twabona n'ushaka kubaka tukamuha, n'ushaka kubaka santé tugaterura tukabimuha, ariko bijyanye behind cyangwa inyuma bijyanye, kuko twebwe nk'abadeje turarwana n'ingaruka z'abantu bubatse nabi, z'abantu baduhaye facility yo gukoreramo iduteye ibibazo, ugasanga turarwana nabyo, bamwe bakanarezira bakanirukanwa, kandi the whole issue ntabwo ari twebwe exactly. Of course nk'ibi mwakoze ni byiza, it is a plan. Umuntu naza arashaka kubaka Kibagabaga, kubaka ukibaza Kibagabaga urebye space iri mu mujyi hagati. Uyu munsi ukoze mu myaka 10 Kibagabaga zashoboye guhandlinga population ya Kigali. It cannot either no kuyisenya bakubaka bajya hejuru cyangwa ikimuka. Undi mu badogiteri bari bayirimo yemeje ko hari ibibazo mu mitangire ya serivisi zo kwa muganga. Avuga ko bimwe mu biri gutuma serivisi zo mu bitaro ziba mbi hamwe na hamwe biri guterwa n'imyenda ibitaro biba birimo iturutse ku miti. Ikindi kandi ngo kuba hariho ibwiriza rya Perezida wa Repubulika risaba amavuriro gufasha ababyeyi bose baje kubyara bagahabwa serivisi hagakurikiranwa imyishyurire nyuma. Akomeza avuga ko ubu noneho byabaye password ku buryo ubu noneho basigaye babwirana bati uzagenda ubyare nta muntu uzakwishyuza. Ugasanga buri munsi uko hakoze igenzurwa hari abarwayi 20 badafite amafaranga. Uretse ibyo kandi ngo hari ikibazo muri mutuelle de santé aho usanga bishyura imiti gusa nyamara hari n'ibindi bikoresho byakoreshejwe byiyongera kuri serivisi ya mutuelle. Nta kuntu umuntu azaza ngo yatanze mutuelle noneho yumve ko ibintu byose nabyo ari gukorerwa cyane cyane garuka kuri serivisi twishyurwa na mutuelle. Fate example yoroshye cyane, umuntu aje gutanga ikizamini cy'ingano, kariya gacupa gatangwamo inkari karagurwa, ariko wajya korera ikizamini uburyo mituweli ikishyura mu giciro gito kuri ka gacupa ko mu karango. Mwakoresheje ako gacupa, mwapimye ibate mwayikoze, ariko mugasanga mu bihumbi. Ubwo se muzarangiza ibitaro muri iyo cost gute? Ugasanga rero ibintu tujye tubirebera hose, service delivery haza meterona nyinshi, ariko tujye tuzikemura ku buryo nabwo buri broad, tutibanda gusa ko kuko iyo akenshi muri iki gihe imyumvire ya service delivery kumva ko umurwayi ari we tugomba gufokasingaho, naramukaje tugomba kumufata neza, ariko ntitwibuke ko no mu kufata neza hazamo izo mizi. Murakoze nicyo bashaka.